ubwo akigusiga nge ndashaka akigusiga wahise wumva bimeze gute wahise eh Sharansize numva isi nguyeho eh numva ibibazo nta muntu nari nzi mu kigo usanga bagira gutya Mm. biranongora ariko ikintu ngiye cyambaye umusaza naragiye ndimo gukaraga gutya nkaraga nashatse gusoma kiranwiye man ewana kabisa hari abantu benshi babibaza ati se kwiga boarding bimera gute kwiga boarding nubuhe buzima bwa boarding aka kanya rero ugiye kutubwira ibintu byinshi man ugiye kuturambura stories ukuntu boarding biba byifashe vie aransigana n'igiceri nta n'igiceri asigana ntago nabyizera man asigana n'igiceri ni ukuvuga ngo wajyanye n'umusaza mugerayo igihe cyo gutaha aravuga ati ndagusize ewana jewe navuye mu rugo bimeze nabi Lewis Twika Live Show. Yaman, I'm Lewis from Rwanda, Kigali Turindo, Mr. Gwagwan, niko bimeze. Uyu munsi kuri kamera turi kumwe n'umusore tugiye kumubaza ibibazo bitandukanye. Murabona ni umusore w'umujene cyane, agiye kutubwira ibintu byinshi ku rubyiruko. Ni umusore usoje kwiga uyu mwaka, agiye kugenda atubwira ibintu byinshi. Ndagira ngo atangire atwibwira. Let's go. Yaman. Mazina banyita Kendrick. Kendrick Lamar kabisa. Kendrick Lamar. Abantu bakuzi wasoje kwiga ku kihe kigo usoje umwaka wigaga iki? Niga ku kigo cya Ngarama TSS. Kabisa ngiye nigaga amashanyarazi cyo bita industry. Ubwo Ngarama TSS yari mu kahe karere? Mu karere ka Gatsibo kabisa mu karere ka Gatsibo. Tangira uhapura abantu mwiganye muri electricité. Pura maniga ndabasuhuza kabisa. Iminsi myinshi long time ndabakumbuye. Ewana kabisa. Hari abantu benshi babibaza ati se kwiga boarding bimera gute kwiga boarding nubuhe buzima bwa boarding aka kanya rero ugiye kutubwira ibintu byinshi man ugiye kuturambura stories ukuntu boarding biba byifashe guhera ukigerayo level 3 kugera usoje kabisa. Ubuzima bwa school abari danje abari haso ku bantu barimo kureba barimo kundeba nabo barabizi bize kabisa. abari haso kabisa. Ukigera level 3 ubundi biba bimeze gute? Nje kadivuga kuri njewe ijya level 3 nyine byarangoye kabisa. Kuko njewe nageze school vie aransigana n'igiceri nta n'igiceri ntago nabyizera man. Ni ukuvuga ngo wajyanye n'umusaza mugerayo igihe cyo gutaha aravuga ati ndagusize ewana jewe navuye mu rugo bimeze nabi. Tugeze ku ishuri tugera amafaranga yadushiranye tukumva papa arambwira ati rero umwana wanjye n'amafaranga nsigaranye we sigara ku ishuri tuzavugana ubutaha nageze mu rugo. Njyewe no nkibaza ahantu ayo mafaranga azava ewana ubwo akigusiga nge ndashaka akigusiga wahise wumva bimeze gute wahise Sharansize numva isi nguyeho numva ibibazo nta muntu nari nzi mu kigo. Nareba none yari mu kigo yari etaje nareba hasi nkabona abantu nkabona simbazi nkabona ngiye mu wundi buzima bushyashya byaranguye kabisa. Ewana sha birumvikana ari ibintu byazo cyane man. Narabuze phone guhamagara mu rugo byaranze namakaye yaransigiye. Nagiye nigezeyo electricity bisamba amakaye menshi najyanye amakaye make guhamagara biranga kabisa. Ubwo ngubwo wabyifashe mute byamaze igihe kingana ute byagenze gute ubundi byaje kurangira? Hari ukuboro ugera ku ishuri gasanga ari amaniga yagafashe nyine babaniga babageze mu gatandatu gasanga nyine afite phone kabisa akajya gufasha. Ariko ikigihe nge nagiye kumutira kumfasha akajya banyureza 3,000 akavanaho 5 cyangwa akavanaho agahumbi. Akavuga ati bro ugomba kugura akantu nyine ubwo buzima nagiye mbamo umura n'umujama aramfasha hamagara mu rugo. Aho ngaho ni level 3. Ni level 3 kabisa. Igihembwe cya mbere
igihembwe ariko wapera ibyo nakubwiye byari bigoye kabisa. Genda shaka tubwire za so zose za boarding umuntu wese uri kureba iki kiganiro. Ari ibintu byanunguye. Naragiye mu gitondo tugiye kunywa igikoma. Ku bantu bize kabisa muri ibyo bintu namwe murabizi. Nubwo leta itabizi ari nagezeyo biranungura. Ariko ubwo nageze ku gikoni sanga abajama ntabwo banywera mu bikombe. Ntabwo banywera mu bikombe. Ntabwo banywera mu bikombe. Ariko nyine imbo batanywera mu bikombe ibintu banyweramo nayo murabizi. Ubwo ni amadirisha imana ibikoro by'ibidishe. Ariko ubwo bitanga ngo gukaraga kabisa. Kugahoza. Gukaraga. Sanga bagira gutya biranungura. Ariko ikintu ngiye cyambaye umusaza. Naragiye ndimo gukaraga gutya nkaraga. Nashatse gusoma kiranwiye. Man. Nazibagirwa kabisa. Revosiri ubundi ndakeka umuntu wese unadukurikiye wasoje Revosiri afite inkuru ye. Urabizi abaruru tuba turi benshi cyane dufite akajagari ibiryo ari bike urabizi mu gutangira uri kumva. Adaye ibiryo bike nyine tu. Gukoramo nakozemo nka gatatu gusa. Narasohotse hanze numva nakitaye ndavuga ati none ndatashye habuze gato icyo gihe. Ariko gihe ikintu nakoze nyine nabikoze busirimu. Nabikoze bujene kabisa. Ese nyine ndenzaho amazi man narengejeho nk'ibikombe 3 by'amazi kugira ngo nsinzire kabisa. Man boarding iragoranye abari haso. Hari abana babyifuza nyine kujyayo nyine ariko nabyo abari byiza kugira ngo ugende wige n'ubuzima. Wige ubuzima ara wigira y'ubuzima rira naryo ni ikosi. Cyase byo rira ni ikosi man. Ni ikosi bro. Hano ubwo ngubwo Revosiri igihembwe cya mbere kiratoboka icya kabiri icya gatatu ugeze level 4 ni nk'ikihe kintu cyahindutse ku ishuri ukuntu wari ubayeho igihembwe cya mbere wenda ugereranyije. Iyo uri umururu ukagenda uzamuka ugenda wenda uri kugenda ubumwansi ugere level 4 niba bigenda bihinduka n'inzara igenda ishira kumva abize amatabule ya level 3 n'amatabule ya level 4 ntabwo babimeze kimwe n'amubizi kabisa. Ugenda bihinduka noneho ngiye nagize n'amahirwe ngiye kujya level 4 bahita banurira kuba gestionnaire. Ariko hari ibintu bivugwa muri boarding ngo abantu b'abayobozi hari ukuntu bajya bikubira ngo ikintu cyo kurya ugasanga bo barya byinshi kurusha abandi. Bibaho. Ibyo bintu ni ukuri. Bibaho kabisa. Bibaho ariko biba binakenewe. Biba bikenewe. Umuyobozi ukuyobora mu kigo noneho akabusha ari gestionnaire agomba kugeraho imbere akabatunganyiriza ibyo kurya. Nukuvuga ngo ntabwo yajya n'ibyo abandi barya. Urabyumva ni wowe n'ukugenera. Bizi nawe imba ufite umuntu ugenera nk'amafaranga ntabwo wakiyamakiya nyine ari wo umugenera tu. Nawe bagomba nyine kureba ukuntu wigenza yari gukira n'umwana ugomba kwirira kabisa. Cyakoza nanone hari birumvikana ku ruhande rumwe. Babyumvikana ariko muri yo life yanjye je ni Revosiri uri kumva. Ndakeka nyine mu gihembwe cya gatatu ibyo byagiye bihinduka kuko nari umukinnyi nyine n'ikipe y'ikigo byagiye bihinduka. Hari ukuntu ngo n'abantu b'abakinnyi kuri aba mu ikipe y'ikigo baba bafata kire nyinshi kurusha abandi. Kabisa nyine hari ukuntu nyine ariko ibyo ngibyo bibaho nyine mu gihe cya match nyine araba match. Nibwo nyine bakira uko bagenza kuma nyine akaba arimo agasukari kenshi kabisa. Kabisa. Hano ubwo ngubwo level 4 level 5 ujya level 5 ndi aho ngaho wabaye umwansiye uyu mwaka urasoje. Life yo hanze ku banyeshuri bamereye gute? Life yo hanze nko ku giti cyawe wenda. Life yo hanze ntabwo ari ukuyivuga kabisa. Ntabwo ivugwa. Kwiga biragoranye. Ariko nayo ifu yanze kabisa nayo iratugoye kabisa. Byaranze urubyiruko. Ariko nyine ikintu ubona urubyiruko ruhora ruvuga ngo byaranze ubona ubundi bizarangira gute? Nyine ikintu kigaragara nyine urubyiruko. Cyangwa mu baturage muri rusange hajemo ibintu nyine byo kwikunda tu. Byo kwikubira. Nyine mbere mani wasangaga abajeni bari gukorera hamwe. Usanga abajeni bagiye muri mageto mani barimo kugahuza. Ariko mu gihe umuntu ari gushaka kwibana wenyine nyine agashaka kwigira selfish man. Ikintu rero ntabwo byatuma utera imbere kabisa.
nyine nk'urubyiruko kabisa ibyo ngibyo nyine bari abajeni ba kera barabikoreshaga nyine ugasanga bo bari gukorana urubyiruko natwe twongera tukagarura uwo muco mwana ibintu bizagenda neza kabisa ahari wasanga umugani ariko ngo akazi hano hanze karabuze noneho ngo hari amakampani ajya abwira abantu ati turabashakira akazi yewe ntabwo byigeze bikubaho hari abantu basoje muri iyi minsi ugasanga ahise avuga ngo hari kampani ngo ziri gushakira abantu akazi ugasanga nyine ahise atanga ayo mafaranga ngo amushakire akazi wowe ntabwo wigeze ubigerageza kabisa narabigerageje ntabwo byabura nk'umujeni naravuze ati numvise itangazo kuri radiyo Kiss FM hari igikampani cyari cyaje nyine kirimo kuvuga ati babona kuturangira akazi ibintu nk'ibyo ugatanga 10,000 kabisa akagushakira akazi bandi ariko byarambabaje byambaye amafaranga yanjye barayariye nihirinze urabizi umunyeshuri ukisoza ari kumva nagiye ndi gutumika ngira gute nkurikiye dimari kugira ngo mbone ibyo bicare nyine tu byarangiye nyine nyabahaye narayabahaye barambwira ati wetegereza akazi tuzakagushakira kumva icyo gihe nyine nasabye akazi ngo banshakire akazi ko gukora nyine muri power station nyine biriya byo gutanga ibintu bya essence nyine nyine nibyo nari napurayinzemo nyine ubundi kuvuga ati banshakira akazi ariko narategereje hashize icyumweru ndababwira ati bimeze bite barambwira ati ubutegereje ntabwo byari byakunda ndategereje ukwezi kurashira n'ubu ndacyategereje n'ubu uracyategereje ariko barandiye ashaho ngaho n'ubwebo ariko nyine bigomba kutubaho tukagenda twiga kabisa gusa icyo nagira urubyiruko inama nagira urubyiruko tubirinde aya makampani yababwira ati turabarangira akazi muyirinde kabisa aya makampani nibiwa ni scam kabisa nanjye byambayeho barambeshye cyo niyo kampani ikorera hano Nyabugogo ntabwo ari ngombwa ari wenda kubashyira hanze gusa nyine nabo nimba bazi ko hari abanyeshuri kabisa barya amafaranga yabo bajya bamenya ko mani kuba umuntu agisoza mani akihiringa bakakuza nawe unasoza danje bavuga kabisa nese ubundi barangaburira aho boro bahita ndahibutse ni mu Nkunda Amahoro mu Nkunda Amahoro ari kampani irimo nyine ngirangira abantu akazi baramemukiye kabisa ariko nabo nibabona ni video kabisa bazumve bazamenye umuntu bayemukiye bazanyumve kabisa baramemukiye kabisa antari amafaranga ku muntu ugisoza bari menshi igisoza none n'ukwezi 10,000 man bro ni byinshi hano ntago kwiye kuba naraguzemo inkoko tukigaruka inyuma gatoya hari ukuntu amanota yasohotse ejo bundi ibintu baravuga ngo babihinduye ndetse biza no kuba ko abantu benshi barata wowe ntago warase cyane ariko nyine ntago narase ariko mfite abajeni benshi bagiye barata kabisa byababayeho ibintu igihugu cyakoze ni ibintu nyine bigaragaza mani ko abayede bagiye kuba benshi abayede bagiye kuba benshi kurumvisha amakuru avuga ati abantu barase nibo benshi kurusha abatsinze kandi ayo nyumvira ibintu byabaye icyo ni ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane ubu nyine igitegerejwe ni ukumenya ese bazafatira ku manota ngaya bazabona scholarship ndetse n'abazajya kwiga nyine hari n'abatangiye kujyaho ndakeka batangiye kabisa ewana akantu kakubayeho school ukavuga ati akantu ntawe nzakibagirwa mu buzima ni akahe school ariko abari haso nyinshi nyine hari boro igende kubaho kavuga ati ntabwo nayibagirwa mu buzima je ntabwo ari boro yambayeho ni ubuzima nanyuzemo bwa ya school je nyine ndi mu bantu bashoje ntabwo no mu muryango unsuye unsura ku ishuri mu muryango wanjye wumva utazabyibagirwa cyo ntabwo nakibagirwa kabisa ariko hari abantu ubundi basoza kwiga bafite n'agahinda umugeni ugasanga umuntu ntabwo bigeze bamusura na rimwe igihe cyose yamaze ku ishuri buriya ukuntu umuntu bavuga ati uriya muntu yarashoje ngo ariyemera ngo navuga hari byinshi aba yaragiye abona kabisa hari byinshi cyane aba yarabonye bituma nta mikino akigira aba ari byinshi bro aba ari byinshi aba ari hasi ewana reka ngushimire cyane rero Kendrick ku mwanya wafashe ukaza kuganiriza abanyeshuri bagenzi bawe
ndetse nanjye ni bagenzi banjye kuko kabisa. natwe dusoje vuba. Ubwo ngubwo kabisa, abantu tubibutsa gukora subscribe ndetse bakanatanga comment y'ibintu twajya tubagezaho muri iyi minsi kuko turahari cyane. Ndagushimira cyane Kendrick. Sawa, nawe ndabashimiye ku bantu badukurikiye, ndabashimiye kabisa. Asante.